mwabyumvishe ko ari ya saha nziza y'ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri radio mukunda muri benshi ya Kantere FM ivugira ku 105 n'ibice 7 niba bavuga butumwa bwiza nanone mukunda uyu munsi muri studio uwo muri kumva ni Emile Nshimiyimana ariko ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na mwene data nawe ngira ngo abasuhuze ubundi twinjire mu kiganiro nyirizina ariko mwamaze kumenya abo muri kuganira. Murakoze cyane Imana ishimwe. Yego. Nanjye ndasuhuza abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kinyura kuri radio Kantere FM. Amazina rero ni Musabyimana Yosefu Mugisha. Ndakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Ndumuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Yego. Imana ishimwe rero ko iduhaye akanya kugira ngo twongere tuganirize abadukurikiye uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Reka rero dushime Imana iduhaye ubu buryo bwiza bwo kuvuga ineza yayo. Amen. Turagushimiye Imana yacu. Wowe muremyi wa byose kandi wowe mugenga wa byose. Amen. Wowe Mana y'urukundo kandi imbabazi nyinshi. Tugushimiye ko mu gihe nk'iki washimye ko mu isi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko haboneka abizera ubutumwa bwiza, tukaba turi mu isi twaramenye ko twakuye urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. Amen. Ndetse no kuzuka kwe. Amen. Tukaba turi mu isi ariko tuzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Ibyo bikaba ari ibyiringiro by'igitsikamutima kandi bidakoze isoni. Amen. Tugushimiye kandi ko utubashisha no kwamamaza iyo neza wagiriye abari mu isi bose kugira ngo n'abandi bizere baraganwe natwe ndetse n'abera bose umurage w'ijuru. Amen. Turasabira imitima y'abumva kugira ngo be kwinangira ahubwo bacire bugufi ijambo ryawe kuko nta yindi nzira ihari yo kujya mu ijuru uretse kubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Amen. Turasabira igihugu cyacu amahoro kugira ngo dukomeze tuvuge ijambo ry'ubutumwa bwiza dutekanye, ariko turasabira n'ibihugu bituranyi birimo intambara, birimo imyuzure kugira ngo naho haboneke ituze kugira ngo n'abera bahari nabo babone uko bakomeza kwamamaza ijambo ry'ubutumwa bwiza. Amen. Turasabira bene data aho bari hose kugira ngo imitima yabo n'ubundi hugukire ibyo duhamagarirwa muri byose, ntabari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro ku bwa Yesu urakoze. Amen. 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 Nkuko rero musanzwe mubimenyereye dukomeza kubasobanurira nkuko n'izina ry'ikiganiro rivuga ko ijuru ridakorerwa. Dukomeza tubasobanurira twifashishije ibyanditswe byera mu by'ukuri uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo. Amen.
uyu munsi turifashisha amagambo ari mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye abera biroma mu gice cya 4 duhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Mwene data wadusomera hanyuma tugakomeza kuganira n'abadukurikiye. Yego. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Aravuga ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Abrahamu sogokuruza ku mubiri? Yaba Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Yego. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Abrahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ati hahirwa ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atazabaraho icyaha. Amen. Amen. Banishimwe cyane. Bavuzemo abagabo babiri. Yego. Umugabo wa mbere bavuze yitwa Abrahamu. Umugabo wa kabiri bavuze yitwa Dawidi. Yego. Ariko nuko ibyanditswe navuga ngo biba byagerageje nyine nanone kuvuga ibintu ariko mu mbumbe. Yego. Hano barondoye bavuga n'abandi benshi. Bavuga benshi. Bavuga na ba Petero. Yego. Bavuga na ba Timoteyo. Yego. Bavuga na ba Mose. Yego. Bese bavuga na ba Danieli, ba Shadraka, ba Meshake, ba Yesaya. Yego. Bavuga aba Ezekieli. Bavuga benshi. Ba Pawulo nabo ubwabo. Yego. Cyane ko we akomeza nivuga nabo. Yego. Mu nzandiko nyinshi yagiye nawe yivuga agaragaza nawe ko nta kindi yakwirata uretse ubuntu bw'Imana. Yego. Ngira ngo yaranabivuze mu rwandiko yandikiye Abafilipi mu gice cyaho nyirango cya 4. Avuga ko nawe ari kuvuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje mu gice cya 3 urakoze. Yego. Avuga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kuronka Kristo. Yego rwose. Avuga ngo kugira ngo mboneke ko ndi muri we ndafite gukiranuka kwanjye, guheshwa no kubahiriza amategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Mfite gukiranuka kuva ku Mana, guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Mwe mudukurikiye. Yego. Kuko ubutumwa bwiza ni ijambo ryagabaye rinumvikana, ritarimwe amayobera menshi. Yego. Niyo mpamvu natwe tunarisobanura mu buryo mubasha kumva. Nibyo. Nta yindi nzira. Aba ni abatubanjirije kandi ba kera. Urabona niba turi kuvuga Abrahamu, niba turi kuvuga Dawidi, ni abakera cyane. Bivuze ngo niyo nzira yabayeho kera, niyo nzira iriho none, ni nayo izabaho iteka ryose. N'abantu tubwira ubutumwa buzafata ibyo bintu n'inzaduka se byadutse gute bizanyemo Abrahamu? Byadutse gute bizanyemo Dawidi? Ahubwo ibindi nibyo byari inzaduka. Niba Abrahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, yaba afite icyo yirata, ariko nabwo ntiyakirata imbere y'Imana. Mbese bashatse kuvuga ngo nta mirimo Abrahamu afite yari kumutsindishiriza imbere y'Imana ngo ahinduke umukiranutsi imbere y'Imana. Niba yaba nayifite ni imirimo yaratira abantu bagenzi be, ariko imbere y'Imana ntibishoboka. ntabwo bishoboka.
naho wowe dukurikira wibaze ngo niba Aburahamu nta mirimo yabonye yamutsindishiriza imbere y'Imana ngo mugire intungane mugire umukiranutsi uri nyine gutsindishirizwa no kugirwa umukiranutsi imbere y'Imana niba nawe ntayafite ni wowe uzayibona abadukurikiye nyine nabo wenda baraza kutubwira ariko mu by'ukuri nyine na Dawidi nawe yahakanye ko idahari yego kandi na Pawulo ubwe yahakanye ko ntayo yego kuko aho muri icyo gice twavuze yego yavuze ko niba ari ikigendanye no kubahiriza amategeko yego yari inyangamugayo yaragerageje yavuze ko ku bigendanye no kubakomoka mu muryango w'Abisiraheli yego avuga ko niba hari uwaba afite impamvu yamutera kwirata iby'umubiri yamurusha kandi yavugaga gutungana gukuzanwa n'amategeko mbese ni ingeso z'umuntu nziza yavuze ko yamurusha uwo ari we wese yego ku buryo yego abadukurikiye ntekereza ko hari ukuntu haba hariho gutekereza ko umuntu yakwemerwa yego imbere y'Imana agahinduka umukiranutsi yego ngo binyuze mu ngeso ze ntibishoboka ariko ntabwo bishoboka nyine byabaho imbere y'abantu bakwemera yego nabyo ariko reka tuvuge ngo n'abantu bakwemeyeho ingeso nziza ntabwo ari bibi byaba ari byiza cyane icyo nacyo abantu ngira ngo bajye bakibaza bakibaza ahari ko iyo tuvuga ko ijuru ridakorerwa tuba turi kubuza abantu gukora ibyiza bishimwa n'abantu ariko si byo kuko na hano yego bavuze ko Aburahamu yari afite ibyo yakwirata ariko imbere y'abantu yego ubwo bivuze ngo tukiri hano mu isi kugira ibyiza washimwaho n'abantu ntabwo ari bibi ni byiza cyane ariko hano bagaragaje ko ibyo bintu bitakugira umukiranutsi imbere y'Imana aho rero niho ruzingiye kuba abantu bagushimaho ingeso nziza yego ni byiza cyane ariko ubyitwaza nk'ibyaguhesha ijuru byo ntibishoboka ntabwo bishoboka icyo ni nacyo umuntu wese akwiye kumva tuba tugamije gusobanura kuko icyo turi kubwira abantu n'ikiganiro nuko kivuga kiravuga ngo ijuru ntirikorerwa yego turi kurangira abantu ko bajya mu ijuru mu kijyanye no kujya mu ijuru rero ho mukuremo imirimo yanyu ya muntu yego iyo ari yo yose aho iva ikagera yaba ari imibanire myiza yacu n'abantu dukeneye nyine yego ariko ntituyishakiremo ijuru yaba ari amategeko y'Imana yego ay'Imana yatanze yaba ari 10 yahaye Abisiraheli mu bisate by'amabuye n'andi menshi ibyo nabyo ntitubishakiremo ijuru ngira ngo iyo ni inzira idashoboka yego ni inzira navuga ngo ifunze yego iyo tuvuga inzira ifunze tuba tugira ngo tubwire abantu kubera ko abenshi bitwaza ko ariyo nzira iyo banyuramo kugira ngo bajye mu ijuru yego iyo ntishoboka yaba none n'imihango y'idini kubera ko hari n'imihango amadini akora nyine tutabona no mwari amategeko yego 10 ariko niyo mihango nayo ubwayo ntikwiye gushakirwamo inzira ijya mu ijuru ujya utekereza ko iyo ubwiye umuntu ko ijuru Imana ritangiye ubuntu arakubwira ngo wajya mu ijuru udasenga se okay yaba ari no gusenga yaba ari ugutanga icya 10 yaba ari amaturo yaba ari korari ibyo byose ntihakagire umuntu ubishakiramo inzira ijya mu ijuru kubatizwa mbese imirimo aho iva ikagera y'umuntu ntikwiye gushakirwamo
inzira ijya mu ijuru yego. Bavuze rero ngo Aburahamu nawe ngo ahubwo yarizeye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Niba ibyo byose tuvuze nta na kimwe gihesha umuntu kuba umukiranutsi imbere y'Imana, nushaka ushireho n'ibindi tutabashije kuvuga. Yewe dore ko umuntu yagerageje no gushyiraho byinshi ahari bimwe bitanavugwa mu ijambo ry'Imana. Yego rwose. Nk'imihango yashyizweho n'idini runaka, umuntu nawe yagerageje no kwishyiriraho no kujya bwite no kujya mu butayu no kujya ahandi wo gusenga gushaka Imana umwihariko. Umuntu yashyizeho byinshi ariko ntabwo ibyo ari inzira ijya mu ijuru. Noneho rero ijuru ni ry'abakiranutsi. Iyo tuvuga gutyo hari igihe abantu bibaza ati none se nyine umuntu ubwo yajya mu ijuru ati ese ubwo bivuze ko abanyabyaha bazajya mu ijuru? Ntabwo aricyo bivuze. Iyo tuvuze ko nta mirimo umuntu yakora yo gukiranuka kwe, ngo noneho ko gukiranuka kwiwe kumuheshe kujya mu ijuru, nabwo ntituba tuvuze ko hari umunyabyaha uzajya mu ijuru. Sicyo bivuze. Ndetse reka tuvuge ngo n'umunyabyaha w'icyaha kimwe ntabwo yajya mu ijuru. Kirya abantu bakuramo ngo agatoya no kuba gusa watuka umuntu ukamutuka ati wenda ukamuti ugatitoka. Oya, ako konyine ubwako ntabwo wajya mu ijuru ku mpamvu zako. Yego rwose. Bivuze ko twemera 100% ko mu ijuru hazajya abakiranutsi, ahubwo gukiranuka Imana yemera nta muntu ubasha kukubona. Yego. Nta muntu wagukorera ngo akubone. Nyine iyo tuvuga ko ijuru ridakorerwa ntituba tuvuze ngo abanyabyaha bazajya mu ijuru, sicyo tuvuze. Sicyo bisobanuye. Ahubwo turavuze ngo gukiranuka gukenewe kugira ngo umuntu ajye mu ijuru kuri high standard. Ni standard yo hejuru umuntu atabasha kubona. No gukiranuka kutigeze gukora icyaha, kudakora icyaha, kutazigera gukora icyaha. No gukiranuka ku kigero cy'Imana. Niyo mpamvu rero bavuze ngo Aburahamu ntabwo yagizwe umukiranutsi abiheshejwe n'imirimo. Kuko imirimo y'umuntu ntiyamugira umukiranutsi ku rugero rw'Imana. Kandi umuntu uzajya mu ijuru akwiye kuba asa nk'uko Imana isa mu gukiranuka. Niyo mpamvu rero imirimo y'umuntu iciriweho iteka mu kijyanye no gukiranuka kwemerera umuntu kujya mu ijuru. Ariko hagati y'abantu n'abandi irakenewe. Ni ngombwa inatuma umuntu ashobora kubaho neza mu buzima busanzwe. Yego rwose. Kuba umuntu ari inyangamugayo, kuba umuntu ari imfura, kuba umuntu atitwara nabi, ibyo mu bantu birakenewe cyane. Bavuze ngo nyine iyo mirimo ye myiza yayirata imbere y'abantu, apana imbere y'Imana. Ibyanditswe ngo nuko bivuga. Nicyo bivuga. Yego. Ariko kubera icyo umuntu atakiranuka ngo bimugire mwiza imbere y'Imana, icyo nacyo tugomba kugisobanura. Nuko twese tuvukana kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu na Eva. Nibyo. Kubw'iyo kamere y'icyaha rero umuntu abasha gukora ibyiza ariko agakora n'ibibi. Mu gice cya 7 cy'uru rwandiko rw'Abaroma barabivuga. Baravuga ngo nifuza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Uwo muntu rero yifuza gukora ibyiza bikamutanga imbere, mbese ugira ibyiza bivanze n'ibibi, iyo melange ntago yitwa gukiranuka imbere y'Imana. Kandi imbere y'Imana ni 100%. Yego rwose. Nta naragerageje, nta ndagerageza. Oya da. Yego. Nibyo. Abantu baduteze amatwi ubwo banumve ko umuntu ari umunyantege nke kugera ku rwego nyine yarakwiriye kubona ijuru ariko ariherewe ubuntu. Yego. Niba umuntu avanze no gukora neza ariko no gukora nabi kandi abishaka cyangwa atabishaka, bihita bikuramo umuntu mu kijyanye n'irushanwa ryo gukorera ijuru. Umuntu ahita avamo kubera iyo mimerere y'icyaha no gutsindwa utari wakina neza. Ariko nawe udukurikiye bumugabo wo kuduhamiriza ngo nyine narakoze mbu mukiranutsi, umutima wanjye urampamiriza ko imirimo yanjye nkora
yampesheje kuba umukiranutsi imbere y'Imana. Ni ukuri bakwemera muri korari, bakwemera kuri church, bakwemera muri societe utuye, bakwemera ku ishuri, bakwemera ku kazi aho ukora, ariko imbere y'Imana umutima wawe utarya ruswa nawe uguhamiriza kuri umunyabyaha cyane. Ikimenyimenyi ni ujya gusenga iteka ufata umwanya wo kwihana ibyaha wakoze, ukabanza ugasaba Imana imbabazi. Yego rwose. Ukabanza ukiyeza. Yego. Ni ikimenyetso simusiga. Yego. Kigaragaza ko nubwo uri ingeso nziza. Yego. Nubwo uri imico myiza. Yego. Nubwo nta kintu kibi uvugwa. Yego. Ariko ikimenyetso simusiga nuko iyo ugiye mu masengesho ubanza umutima ukakurega ugasaba Imana imbabazi. Okay. Uko umutima ukurega rero burya ni nako Imana ibibona nyine umeze. Kuko umutima wawe nturya ruswa. Ubu kubwira ati uri umunyabyaha byo. Nubwo abantu bagushima nka Koroneliyo tubona mu byanditswe byera, ariko umutima ukomeza guhamiriza ko nawe uri umunyabyaha ndetse ko unapfuye utajya mu ijuru. Twasobanuraga icyatumye umuntu amera gutyo ni kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu na Eva. Noneho rero kubw'iyo kamere twese twarabugucirwaho iteka. Ibyanditswe biravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ni nubundi muri urwandiko rw'Abaroma mu gice cya 3 mu 23 bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo ubwiza bwari bukenewe ni ubwiza bw'Imana yonyine, ariko umuntu we yahindutse nyine umunyabyaha ku buryo atashyikiriye ubwiza bw'Imana. Ese ubwiza bw'Imana bwaturuka hehe? Nubundi ntahandi bwaturuka keretse ku Mana yonyine ubwayo. Uvuze ko we wakiranuka bikaguhesha kujya mu ijuru, waba usimbuye Imana kandi ntibyashoboka. Ahubwo Imana niyo ifite ubwo bwiza yonyine, nta n'undi busangiye nayo, ahubwo byasabye ko n'ubundi kugira ngo bugaragare mu isi Imana ubwayo yizira mu isi, ahubwo ikambara umubiri w'abantu nibyo muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu yaje mu isi kandi akihindura umuntu, kwari kugira ngo abonere abantu gukiranuka k'ubumana babuze, kuko ari bwo ari gukenewe. Ubwo no kuvuga ngo yaje yambaye umubiri ariko adafite kamere y'icyaha. Yego rwose. Afite ishusho y'abantu ariko ataravukanye kamere y'icyaha, kuko atabonetse ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo yabonetse nanone ku bushake bwa Mwuka Wera. Nibyo. Imbuto ya Mwuka Wera yinjiye muri Mariya Saminda ya Mwuka, abyara umukiranutsi, avuka ari umukiranutsi ariko anabaho ubuzima ngo ashimwa n'Imana n'abantu. Urakoze cyane. Avuka ari umukiranutsi ariko abaho n'ubuzima bukiranuka 100%. Mbese uwabayeho akiranuka mu buryo bwuzuye kandi yambaye umubiri w'abantu ni Yesu Kristo wenyine. Niwe rero wasohoje gukiranuka Imana yasabaga abantu, ariko abagusohoje kubw'abantu ntabwo ari kubw'abantu, kuko we ntiyendaga gukorera kujya mu ijuru, kuko ijuru ni irye, ahubwo yari abikoze kugira ngo abantu babuze gukiranuka we ababonere gukiranuka, kandi yambaye umubiri w'abantu. Nibyo kugira no gukiranuka abonye yambaye umubiri w'abantu kubarwe ku bantu bishoboke. Biranditse Baroma 8 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ngo niryo ryambatuye itegeko ry'urupfu n'ibyaha. Hepfo arango kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, ngo Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere kugira ngo acireho ibyaha bya kamereho iteka. Ngo kwari kugira ngo gucyanuka kw'amategeko gusohozwe kuri twebwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Kwarasohojwe rero. Kwarasohojwe ariko biciye kuri Kristo. Mwumve ko nk'uko Adamu yakoze icyaha kikaba gikwira ku bantu bose, ni nako habonetse Adamu wa nyuma ari we Kristo, nawe wakoze ibyo gukiranuka kugira ngo nanone bibarwe ku bazamwizera bose. Nuko rero no gukiranuka kuboneka ku bantu ariko guturutse ku Mana ubwayo muri Yesu Kristo. Nibyo Dawidi ravuga amahirwe y'umuntu ngo Uwiteka abara nk'umukiranutsi ariko atabiheshejwe n'imirimo. Ngayo ni amahirwe akomeye. Niba wari uzika amahirwe ari ukugura imodoka cyangwa se kugira urushako cyangwa se urubyaro cyangwa kurira indege cyangwa kuva mu cyaro ukajya mu mujyi n'ibindi byinshi,
Dawidi avuga amahirwe ayariyo y'umuntu witeka bara nk'umukiranutsi atabiheshejwe n'imirimo ariko impamvu nuko ubuhiriwe ubonye ikintu abantu bose babuze kandi nta numwe wakigezaho. ariko muvandi uzi gutunga ijuru yego ukaribona uri kwisi yego ukajya uriryamana yego ukaribyukana yego ukagira ibyiringiro bizima byo kutanatinya ngo igihe nzavira muri uyu mubiri yego ngushidikanye ngo aho se nzaba ngiye ni amahirwe ayo ngayo. yego rwose ayo niyo mahirwe rero wowe dukurikira nawe wahirwa muri iri joro cyangwa se nawe uzadukurikira online yego igihe uzaba udukurikiye cyose nawe waba umunyamahirwe. yego mbese nawe turagira ngo winjire mu banyamahirwe. hari yavanga umunyamahirwe ngo batomboye moto ariko hari amahirwe kandi umuntu agira bikaba ibyiteka ryose amahirwe akagusekera rimwe bikaba ibyiteka ryose. kuba umunyamahirwe rero ni ukubarwaho gukiranuka kw'Imana utabiheshejwe n'imirimo. bica mu yihenze birasaba ngo ntiwinangire umutima. yego no kwihana nicyo bivuze no kwitakariza icyizere ukamenya ko utabasha gukiranuka ariko ukemera ko hari uwakiranutse ari wowe abikorera. Yesu gukiranuka yakiranutse ari mu isi ko ari ukwawe kuko yahindutse umuntu kugira ngo ahagarare mu mwanya w'umuntu. yego noneho wowe numwizera Imana ifate gukiranuka kwa Yesu kukwandikaho nk'aho ari wowe wakiranutse biranditse nk'uko ibyaha byawe nawe byagiye kuri we bigahinduka nk'ibye nk'aho ari we wabikoze. nawe niko uhinduka umukiranutsi ubazeho gukiranuka kwa Yesu nk'aho ari we wagukoreye. nibyo hanyuma ibyaha byawe byamujyanye mu rupfu kwari ukugira ngo gukiranuka kwe kuzakujyane mu ijuru. nguko Yesu yagucunguye nguko Yesu yakoze ibyo wasabwaga kugira ngo wowe ubarweho ibyo Yesu yakoze biguheshe kujya mu ijuru. kimwe urupfu wagapfuye rw'ibyaha byawe Yesu nirwo yapfuyemo. nibyo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. byabereyeho kugira ngo wowe Imana igukureho igihano cy'ibyaha. ntabwo Imana yaguhana kabiri. niba yarahannye Yesu ku bwawe ubwo wowe wakuweho urubanza rw'ibyaha. Dawidi yavuze ngo hahirwa umuntu witeka atazabaraho icyaha. yego kandi koko kuko Imana yabibaze kuri Yesu. yego ubu bivuze ko kuri Yesu ariho byabazwe. yego noneho nawe ukabarwaho gukiranuka kwa Yesu. amen. kwizera Yesu nicyo bivuze no guhinduka umukiranutsi ubazeho gukiranuka kwa Yesu. kwizera Yesu ni ukwizera undi kubera ko wowe witakarije icyizere. ubati ngewe ntago nabishobora gukiranuka ariko nemeye kwizera uriya wakiranutse mu cyimbo cyanjye. ako kanya Imana ikubaraho gukiranuka kwa Yesu. wajya mu ijuru ukabujyanywe no gukiranuka kwa Yesu. nuko Yesu ahinduka inzira n'ukuri n'ubugingo akaba nta wajya mu ijuru atari umujyanye. we watekerezaga ko hari ibyo wakora bikaguhesha kwemerwa n'Imana rekeraho ihane kugeza ubu nturakihana kugeza ubu uri kwicira inzira kandi hari inzira imwe rukumbi Imana yaciriye abari mu isi bose. yego ca bugufi. yego rwose wemere umurimo Imana yagukoreye muri Kristo Yesu. amen. reka rero tuvuge ngo n'ubundi turi gusatira wa mwanya wo kubakira. nibyo tubusatira wa mwanya wo kubakira kugira ngo muduhamagare yego hanyuma dusangire iki kiganiro cyiza twumve namwe niba mwarahishuriwe iby'inzira imwe rukumbi Imana yadushyiriyeho itugeza mu ijuru. uyu ni umwanya wo kugira ngo mwizere muraganwe n'abera. umwanya n'uyu igihe ni iki ngiki ijuru ni ubuntu wihomberwa yarishyuye. Yesu yarishyuye ikiguzi cyose cyaratanzwe. yego Imana yaramushenjaguye. yego rwose iramubabaza. ubugingo bwe bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. yego rwose ni ukuri wikomeza wibaraho ibyo Imana itagikubaraho. nibyo rwose waracunguwe nibyo warejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. nuko kwezwa n'ubuntu kandi utejejwe ntazabona umwami Imana. tubabwira ko dufite YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. yego ku muntu wifuza ko mu by'ukuri yakomeza kubona ibiganiro byinshi n'ubuhamya bwa bene data bakomeza kugaragaza uburyo banezerewe ku bw'ijuru ry'ubuntu baherewe muri Kristo Yesu, nagane kuri YouTube channel yacu.
ariko no ku rubuga yego kwa WhatsApp nanone ushaka kujya ku rubuga rwa WhatsApp nawe natubwire tumushyireho ariko we turaza kumubwira nimero yanyuraho yego itari izi ngizi zo muri studio nibyo izo tubahaye nizo muri studio kugira ngo dusangire iki kiganiro live ariko abashaka kuduhamagara mu buryo bwihariye turaza kubaha izindi nimero turi gusoza ikiganiro nibyo baduhamagaraho. Allo aya niyo mahirwe aruta yandi mu buzima, niyo mahirwe wo dukurikira wicikwa n'amahirwe. Imana allo Country FM. Allo Mwiriwe neza. Muravugana na niyo nkuru Daniel. Yego niyo nkuru. Kiganiro banagikurikiye. Yego bagikurikiye cyagufashije iki? Wumva cyagufashije iki kiganiro? Harimo inyigisho ngitwemeranaho. Ariko hakaba n'izindi gashyikira neza. Tubwire vuba ibyo twemeranyaho ibyo tutemeranyaho. Yego. Ibya mbere twemeranyaho ni uko koko Yesu yadupfiriye. Yego. Kubera icyaha byacu. Yego. None nyuma niba bavuze ko ijuru ridakorerwa kuko barambuga niyo ukanareba nyine ugasanga ntacyo umuntu yakora kuko umuntu yarebye aracumura anavuga agacumura. Yego. Ariko se noneho nyuma yaho wisuzumye neza ntabwo ushobora kwihana ibyaha. Tukiri aho se Yesu yagupfiriye kugira ngo bigende gute Daniel niyo nkuru? Yesu yapfira abantu bose kugira abamwizera bose batarimbuka. Yego. Ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho. Noneho tukiri aho wishyira muri rusange kugira ngo bize kumvikana neza. Wishyira muri rusange mu bantu benshi. Turagira ngo tubwire ku giti cyawe wumva kuba Yesu yaragupfiriye byaraguhesheje iki ubu aka kanya? Abesheje ubugingo buhoraho. Wumva ubufite? Ufite ko yampfiriye. Kubera ko yagupfiriye. None se ko mu ijuru azajya yabakiranutse nawe wumva uri we Daniel? Buriya uwiyise umukiranutsi aba yise Imana inyakinyoma. Uzajya mu ijuru utari umukiranutsi se? Ni ukuvuga ngo ijuru riraharanirwa. Bitewe n'uko bavuga ko uwise umujungane yita aba yise Imana inyakinyoma, ahubwo ugomba kwicara wisuzumye ati ese ijuru nzarigeremo. None reka tugufashe rero. Uko kuntu utaba umukiranutsi kubera intege nke za kamere yawe, niyo mpamvu Yesu yaje gupfira ibyaha byawe utari wanavuka. Ndabyumva. Kugira ngo ahubwo numwizera uhanagurweho ibyaha imbere y'Imana. Nujya mu ijuru uzaba ubikesha ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe byose bityo ugahinduka umwere imbere y'Imana. None cya kinkomoko cya Adamu na Eva cyaba cyarahereye iki? Nyine ahubwo Yesu yabawe yarazize iki? Yesu yazize ibyo byaha duhereye kuri icyo ngicyo hamwe n'ibigikomokaho byose. Ariko se ubundi Adamu na Eva baremwe Yesu yaratubambiwe cyangwa baremwe Yesu atarabambwa? Bibiliya ivuga ko ari umwana w'intama w'Imana watamwereye kuremwa ku isi, ariko mu buryo bugaragara hashize imyaka irenga hagati y'ibihumbi 2000 Yesu apfiriye ibyaha byawe. Hanyuma ahubwo kubipfira we byatumye uhinduka utabarwaho icyaha imbere y'Imana. None reka tujye mu magambo asanzwe ubasha kumva. Wari ufite ibyo uregwa mu rubanza, wenda ni umwenda, hanyuma bikaza kurangira ubuze ubwishyu, bakavuga ko ukwiriye wenda igifungo runaka, hakaboneka umuntu akemera kukwishyurira. Akakwishyurira? Wowe nka Daniel ndabyumva cyane. Waba ugifunzwe? Ntabwo waba ufunzwe ariko insubiracyaha nabwo baraguhana. Nta kibazo tube turetse kujya kunsubiracyaha. Yesu rero yakwishyura utari wanavuka. Ndabyemera. Kandi yakwishyuriye ibyaha byawe byose. Ndabyumva cyane. Kuko ntazongera no kuza kugupfira. Kudupfira? Yagupfiriye rimwe kandi apfira ibyaha byawe byose. Aho turi kugendana? Buretse gato ntabwo turi kugendana, ntabwo urabyumva. Aza kugupfira mu isi we yarakuzi wowe kuva uvutse kuzageza upfuye.
azi n'ibyaha byawe byose Imana ikuryoza uko bingana. Hanyuma rero burya apfa nta cyaha cyawe atapfiriye, nta na kimwe. Wongere ubyumve ukuntu tubisobanuye. Imana yamubazeho ibyaha byawe wakabazweho kuva uvutse kuzageza upfuye. Aho ari byo burya imuziza. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo amahirwe y'umuntu Imana itabaraho icyaha. Ninde nuwemeye ko ibyo Imana yakamubazeho byabazwe kuri ine kuri Yesu n'igihe yapfaga akaba ari byo yaziraga. Ibyo rero biguhanaguraho umwenda w'ibyaha imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. None se nemera neza ko ibyahumetswe byera byose byanditswe n'Imana. Banza wumve ko turi gusobanurira mbere yo kujya muri byinshi. Wijagara ibyanditswe byera. Wijagarara banza wumve icyo Yesu yagukoreye. Banza wumve icyo Yesu yagukoreye. Ibyaha byawe byose hashingiye kuri ya kamere yawe uvukana yuzuyemo ibyaha byinshi. Ibyo byaha byawe byose rero Imana bibaze kuri Yesu iranabimuziza. Ndabizi. Ntabwo ubizi. None yuza kuba ubizi wagombye kumva ko nta cyaha ubarwaho imbere y'Imana. Niba ucyumva hari icyaha kikuriho ku Mana ntabwo urakabimenya, ibyo ntabwo urakabyizera. Ni impamvu rero mvuga ko biba biriho. Oya, buretse gatoya wumva icyo turi gusobanurira. Ndi kubyumva ariko nanjye mureke mbabaze mu nsobanure neza mbakurikire neza koko. Oya nyine uri kumva ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe. Ndabyumva. Wumva ari ibihe yapfiriye se? Nibyo utazi. Niba yarabipfiriye se ku Mana ubwo uracyabarwa nk'umunyabyaha? Ntabwo nabarwa nk'umunyabyaha mu gihe yashunguye. Ariko bitewe nuko Adamu na Eva bakimara kurya ku mbuto babujijwe bisanze bambaye ubusa muri Edeni. Kandi Imana ikaba yaratanze Yesu Kristo n'ubundi yarabambwe. Kereka niba Adamu na Eva atari abantu kugira ngo babe barariye kuri za mbuto nyuma bisange bambaye ubusa kuko bakoze ibyaha. Nyine ahubwo bamaze gucumura Watume Yesu atarabambwa. Yesu yaratarapfira ku musaraba. Urumva ko habanje icyaha hakurikiraho gucungurwa. Aho ntabwo turi kubyumvikana. Ntacyo urakomeza utega ikiganiro amatwi. Aha ushobora no kuza kumvira no mu buhamya bw'abandi bo bakomeza nyine gusobanukirwa. Yewe ni icyo cyazo nagiraga ngo menye Adamu na Eva niyo barakoze icyaha Yesu atarabambwa nyine ndaducungure. None se sibyo? Nibyo nibo babanje gukora icyaha hanyuma hajya haboneka nyine uwo guhanirwa ibyaha. None kujya Satani we amanurwe mu ijuru azana no mu isi. Ibyo ntacyo byagufasha, reka twumva abandi. Urumva afite turakumva. Ninde uherereye he? David Ndijyumwe. Yego David. Ikibazo cy'amatsiko nkunze kuba ngira. Ikiganiro nahereye mugitangira narabumvise. Tugitangira muri Covid, twatangiye muri Covid. Uratwumva? Yego narabumvise mugitangira rwose natangiranye nawe. Ariko n'ubwa mbere mpamagaye. Yego. Ikibazo cy'amatsiko nagiraga cyajyaga gituma guhamagara nagura umurongo. Kuvuga ngo turabwira kwigisha ubundi Uwiteka Imana abatumye aho ati muhaguruke mujye kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ko ijuru ridakorerwa. Imana yabahagurukije aho ati mujye kubutanga kuri radiyo. Birumvikana Imana imaze kwiyunga natwe yaduhaye umurimo wo kwiyunga n'abandi. Irahagutse ati mugenda kuri radiyo. Uretse no kuri radiyo n'ahandi tukomeza no gutanga imirongo myinshi dukoreraho kugira ngo aho kubangukira hose ukurikira ubutumwa bwiza tuba turi gutanga. Ahubwo natwe twakubaza ko watangiye kutwumva muri Covid kugeza ubu icyo wasobanukiwe n'iki? Njyewe ntabwo nasobanukirwa ko ijuru ridakorerwa. Ntabwo nabyumva. Ntacyo urakoze, reka twumve n'abandi. Ya mahirwe ntaramugeraho amaze igihe abyumva ariko amahirwe ntaramugeraho.
Alo Country FM. Ano. Oui. Bande muherereye he? Muravugana na Joseph Merano Bukazigagoro. Yego. Muravugana na Joseph Merano Bukazigagoro. Turakumva. Tubwire icyo wumvishe mu kiganiro, icyakugiriye umumaro n'iki, ikibazo ufite n'iki? Ikibazo ufite n'iki? Icyagufashije n'iki, ikibazo ubaza n'iki? Ikibazo ubaza ni uburyo nyine Adamu na Eva nyine uburyo bakoze biriya nyine. Ashobora kuba atakurikiye neza. Yakurikiye. Ashobora kuba atakurikiye. Turabumva. Alo Country FM. Alo. Alo Country FM. Alo. Turakumva, urinde uherereye he? Ndi Pascal Dushimimana Murenge wa Ngombo. Yego. Nanjye sindi kumvikana namwe aho pe. Icyo utumva ni ikihe? Uko twaragize ibyaha byose twakabaye dufite Yesu yarabisiriye. Yego. Ubu mushatse kuvuga ngo tureke abantu bakora ibyaha bazagira mu ijuru. Ibyo si byo turi kuvuga. Wakabaye basutekereza ko nawe basi kujya ukora ibyaha, uri umunyantege nke urabikora. Ujya ubikorera iki ubundi? Ibyaha. Uko umuntu yisanga yabikoze asabye. Nese nibyo twabikubwiye. Nibyo twabikubwiye kubikora. Ariko turabihanirwa na goda. None bari ibyaha usanzwe ubikora? Ntabwo turi kubwira umuti. Umuntu turamubwira uburyo aba umukiranutsi, bakatubwira gukora ibyaha kandi gukora ibyaha atari byo twavuze. Country FM. Alo. Mwiriwe, muri bande muherereye he? Jean de mu murenge wa Kanama akarere ka Rubavu. Yego. Jado. Kamere cyo bitwaye kwikiye. None harya Yesu ko wumva yarapfiriye zacu. Yego. Ubwo twabakiri muri Isira niko rizacu ndaherera. Uvuze? Subiramo gato ikibazo cyawe. Muvuze ko Yesu yapfiriye zacu twese bari mu isi. Yego. None ubwo abantu bakiri muri Isira bikora ibyaha bazahurira. Abandi se kutari umuvugizi w'abandi wagushije ku ntego y'ibijyanye n'ikibazo cyawe wowe ku giti cyawe. Wowe Yesu ko yapfiriye ibyaha byawe byakumariye iki ahubwo wowe? Yesu yapfiriye ibyaha byanjye ese njye byamariye iki? Kuba yarapfiriye ibyaha byawe byakumariye iki ahubwo? Ntabwo washobora kugisubiza. Urakomeza ukurikira ikiganiro wumve icyo byamariye abazamwizera cyangwa se n'abamwizeye. Nawe urakoze cyane. Alo Country FM. Yego, muri bande muherereye he? Ambasaderi Sam dore ku Nkombo. Sam. Buriya buriya kugira ngo buri umwe wese abyumve biba bigoranye. Wowe isi urabyumva, abandi tube tubaretse Sam. Njyewe ndabyumva nta kintu byinshi nahita ko nabivugaho. Icyo wumva ni iki? Wivuga byinshi, uvuga ikiri mu mutima wawe. Njyewe ku bwanjye hari igihe wenda igihe kikagira umuntu akisanga wenda mujya kuzitaha mu buryo wenda nawe wenda atabazi. Ariko iyo umuntu afashe umwanya akongera akigaruka wenda akajya imbere wenda hariho hose mu cyumba cyiwe cyangwa mu rusengero cyangwa ndetse no ku bavandimwe, ugati wenda Mana kubera ibyo nakoze byose uyu munsi mfashe, ahubwo se uwo munsi ahantu umuntu hose yajya sibye mu rusengero wenda umuntu akihana icyaha wenda yaba yakoze uwo munsi wenda yababarirwa cyangwa. Ntabwo imbabazi z'ibyaha ziva mu magambo wavuga usaba imbabazi wowe, ahubwo twababariwe kubera ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu kera tutari twanavuka. Ntabwo tubabarirwa kubera ko dusabye imbabazi, ahubwo twababariwe kubera ko Yesu yadupfiriye. Ibyo byabaye rimwe ngo bibahagije iteka ryose.
icyo nicyo wizera ahubwo ugatunga umutima wababariwe ugatunga umutima uhamya kuri umukiranutsi imbere y'Imana ku bwa Yesu. Ntabwo tubabarirwa buri munsi, twababariwe rimwe ubwo Yesu yapfiraga ibyaha byacu. none se wenda ari nk'abantu bajya ku rusengero bakajya gusenga, abandi wabaye ubaretse, abandi n'ububaretse, ahubwo wowe izo mbabazi twaherewe mu rupfu rwa Yesu wowe urazemera? njya nzemera cyane. Wemera ko nta cyaha Imana ikubaraho? icyaha njye ku giti cyanjye ndiko Imana yanyitangiye. Kuko itangira nyine byakumariye iki? Kuba Yesu yarakwitangiye byakumariye iki wowe? Bizwi n'abantu benshi gutyo babivuga gutyo. Kuba Imana yaranyitangiye. Kuba Yesu yarapfuye urupfu azira ibyaha byawe wewe byaguhinduye iki ku Mana? Yari nabashe wenda guhinduka muri ibyo byose. Ntacyo urahinduka. Yesu yapfiriye ibyaha byawe kugira ngo uhinduke umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha. Kuko ibyo wabazwaga byagiye kuri Yesu aranabihanirwa. None se kuki wenda yaba yaratwitangiye? Bigaragara ko twego byahise kubituvara twitangiye. Nicyo nyine we byakuvuyeho bijya kuri Yesu abari ubizira. None se kuri we nta kindi kintu none nyuma yaho azongera kutubara? Ahubwo uzabazwa ko wanze kubyemera. Ni ukuvuga ngo ikintu usaba kano kanya ni ukubyemera ukemera ko nta cyaha Imana ikubaraho kubera ko ubutabera bwayo bwubahirijwe ubwo Yesu yapfiraga ibyaha byawe. Ahubwo ukaba uri mwiza uzi ko uzajya mu ijuru kubera ko nta cyaha na kimwe Imana ikubaraho. Ubwo nibwo butumwa bwiza turimo turakubwira. Ni inkuru nziza ituma utunga umutima wababariwe ibyaha. Yego. Noneho umuvandimwe numvishe ari ubwa mbere mwumvishe muri iki kiganiro. Yego. Yafashe akanibwira akantu wenda nkamenya nk'amazina yo nta n'ikibazo. Nta kibazo, areka kwibwire ariko uduha umurongo kugira ngo twakire abandi. Nushaka kuve ku murongo amazina araza kuyumva. Na nimero ze araza kuziguha nyuma y'ikiganiro. Urakoze cyane. Country FM. Country FM alo. Mwiriwe bande muherereye he? Honeste mu Bushenge. Yego Honeste. Ikibazo ni gusobanukirwa. Yego. Ubu ko mu rwego ibyaha byose byarangiye. Kurangira ariko byumve neza. Kurangira ni gute? Ko tuvuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu ahubwo. Nibura gutyo. Yego yapfiriye ibyaha byacu. Ese urabyemera uryo cyangwa ntubyemera wowe? Yenda byemera. Komeza none uhereye ku icyo ngicyo. Noneho ikibazo kitanga. Ubu nje nka gukoza urugero nko kubita urushyi. Acyaha n'abamaze. Ubu nta cyaha kiba. Urakoze cyane. Icyaha nyine waba ugikoze kandi hari n'amategeko y'igihugu areba ibyo ngibyo ashinzwe guhana ariko n'Imana yabimenye kera nyine ko uri umunyabyaha. Niyo utakubise umuntu urushyi burya uba uri umunyabyaha. Ubunyabyaha bwawe nikavukire yawe ufite kamere y'icyaha, waba wakubise umuntu urushyi waba utanakubise umuntu urushyi. Ariko ibyaha byawe byose ibyo wiyiziho n'ibyo utiyiziho ibyo nibyo Imana yabaze kuri Yesu, ni nabyo Yesu burya yazize. Buretse gatoya kwizera ibyo rero icyo wizera ucyumve neza. Za ntege nke zo muri kamere ya Honeste, kumenya ko Honeste akozwe n'intege nkeya kuko atabasha gukiranukira Imana mu ngeso ze. Ahubwo Honeste akemera ko ibyaha bye byose byabazwe kuri Yesu ko n'igihe apfa ari byo yazize. Ibyo bituma Honeste atabarwaho icyaha imbere y'Imana. Muri make muguru cyo no gwanagera najya mu ijuru nta kibazo. Ubyizeye uko nguko Honeste ijuru riba ari iryawe. Undi bitero ngegaza. Uvuze gute? Yabarije ngo. Yego. Kubera ko ibyo nayo mugiye mbunga mu biganiro byanyu bya buri gihe buri wa kane Country FM. Yego. Izi ni byo mutubwira n'ibyo muba ni yisho muduha. Yego.
zigaragaza yuko kugeza uyu munota Theoneste nta kibazo afite cy'icyaha imbere y'Imana. ariko abikesha nde? Abikesha Yesu Theoneste. Abikesha Yesu. None se ariko nyine byizere ibyo ni amagambo uri kubivuga nk'umaze igihe ubyumva ariko ntabwo umutima urabisingira. Byakira utyo ubyizere ko wababariwe, ko nta rubanza ugifite ku Mana, ko watsindishirijwe na Yesu, utunga ijuru ukiri no mu isi, ubuzi ngo mvuye mu mubiri nabangiye mu ijuru. none waragani gato nja kubabaza n'abandi murongo. Yego. Ngo ibyo ndabyumva ndanabyemera. Nyine urabyemera nyine ubwo ku Mana wumva nta cyaha ubarwaho uri umukiranutsi kandi byiteka. Ibyo ndabyemera. Okay, jya wabaza noneho. None kindi nje kubaza. Uko byasa kose igihugu cy'u Rwanda amategeko abangamira idini n'itorero ababangamiye na leta. Uko zicyara gihanirwa. Byoho aho bimeze bite? Oya nyine mu buryo bwa leta no mu buryo bw'imibanire y'abantu. Hari ibyo usabwa kubahiriza kugira ngo bare neza n'abantu. Ndabyemera. Ariko twavugaga twimbere y'Imana. Yesu yagukiranuye kugira ngo turaza gutanga nimero dushoje ikiganiro uzifate, uraza kuduhamagara mu gikari. No kubahamagara kuri telefone. Oya nyine twakurangira niba ukeneye kutubona, ukeneye n'ibindi twagufasha. Ego bene data. Sawa urakoze. Bora muraza kuduha nimero. Yego. Country FM allo. Nibyo abantu bakomeze bahamagare. Country FM allo. Country FM. Halo muri bande muherereye he? Yarashize ni Joseph hano kandi muri abavuganutse. Yego. Buri uburyo Yesu yadupfiriye urani ibyo bintu tugomba kumwubahira kandi tukaba twanasenga. Mbere yo kubimwubahira no gusenga banza wemere icyo yapfiriye kwari kugira ngo wowe ntubarweho icyaha na kimwe imbere y'Imana. Ora kwari kudupfira nyine kugira ngo nyine ururebye nyine kwari kudupfira. Kugira ngo uhinduke umukiranutsi. Kugira ngo ndeke umukiranutsi nyine no kuba yaragiye ku musaraba nyine yaremere kudupfira. Kugira ngo ibyaha byacu byose nushaka kuvuga byawe. Ibyaha byanjye byose yenda nawe narakoze. N'ibyo utakoze. Nibyo nawe nataragize yenda nanakora. Yenda ngabe nyine yenda yabyishyiraho. Yabyishyizeho rwose si wenda. Yabyishyizeho. Bayani byo sengesho badukwiye kumushimira nyine mwiye kumushimira nyine gazayenda nge nagusenga. Ibyo bindi ariko ibyo bindi n'ububiretse ubanze wakira icyo ngicyo. Cyuko ubwo nyine wagizwe umukiranutsi kandi ukaba wemerewe kujya mu ijuru bikesha Yesu. Yego mbikesha Yesu. Umuntu utabarwaho icyaha se ubundi azajya he? Umuntu utabarwaho icyaha. Nta muntu utabarwaho icyaha. Umuntu utabarwaho icyaha nyine azajya he? Azajya mu ijuru. Urakoze cyane. Nicyo tugamije kugusobanurira no kumenya uburyo wajya mu ijuru ubikesha ko Yesu yagukuyeho urubanza rw'ibyaha. Nicyo reka twakira abandi usigaye iminota mike cyane. Urakoze. Country FM allo. Country FM allo. Muri bande muherereye he? Twigeze Barnabe merereye yeke. Yego Barnabe. Ikiganiro cyagufashije iki, cyakunguye iki, wumvishe iki muri cyo? Ikiganiro numvishe ko Yesu yadupfiriye narisanzwe mbizi. Amenya ko ibyaha byacu yabivaziye ku musaraba. Ahubwo nge hari ikindi kibazo nibazaga. Hoya gatoya utari wajya handi ukumenya ko Yesu yagupfiriye, vuze ko wamenye ko Yesu yagupfiriye, urupfu rwa Kristo Yesu mba rwarakumara iki? Kuri buri ntungane cyangwa uri umukiranutsi? Kuri ubu ndi intungane. Binyuze mu mategeko yayo ndamutse nyagenderamo. Nyine ngiye icyo nashaka ko mumfasha. Kibazi vuba dusigaranye iminota mike.
amategeko y'Imana umuntu atayakurikije yajya mu ijuru agendeye ku cyizere cy'uko yapfiriwe. Okay, urakoze. Ikibazo cyiza. Amategeko y'Imana ntiwayashobora. Abaroma 3:19-20 uze kuhasoma numva ku murongo. Imana yatangiye kugira ngo wimenyeho kuri umunyabyaha. Yego. Numara kwimenyaho kuri umunyabyaha uhungire kuri Yesu wapfiriye ibyaha byawe. Ujye mu ijuru ku bwa Yesu atari uko washoboye amategeko y'Imana. Ako kantu urakumvishe? Ndakumva. Yego. Ibindi turaza kugufasha mu gikari kandi uri mu nzira nziza ukomeza ukurikira. Yego. Sawa mugiri ibihe byiza. Nawe urakoze. Tubibutsa ko turi kuri YouTube, ijuru nikorerwa TV, aka kanya ugiyeho wasanga ibiganiro byinshi cyane byagufasha kurushaho gusobanukirwa. WhatsApp group turaza kubaha nimero mu kanya. Izo tubaha nizo muzadushakaho kugira ngo tubashyire kuri WhatsApp. Dusigaranye iminota mike cyane nk'umuntu umwe twamwakira. Habaye hari uri hafi twamwakira. Allo, FM. Hello. Yes, unyarutse? Mwiriwe neza. Mwiriwe ninde uherereye he? Mherereye Munyave. Witwa nde? Aphrodite. Wafashijwe n'iki? Kibazo ufite ni ikihe? Mwamfasha gusenga. Okay, urakoze. Reka twakira abandi twacyumvisha ikibazo cyawe. Sawa. Ukeneye amasengesho. Country Femano. Mwiriwe muri bande muherereye he? Ikiganiro cyagufashije iki? Kibazo ufite ni ikihe vuba wihuse? Ikiganiro cyanyu. Nacyumvise. Yego. Ariko cyane gushaka nimero yanyu kugira ngo muzayinde ngenda zo kubasura ku rusengero rwanyu tuganira. Nta kibazo, watubwira ikintu wumvishemo kimwe gusa? Y'urupfu rwa Yesu ndabyumvise. Wumvisha ko rwakumariye iki? Numvise ko rwapfiriye ibyaha byacu. Ku giti cyawe bikakumarira iki? Bigatuma ngomba kugira icyizere ko ngomba gutaha ijuru. Urakoze cyane. Ibindi turaza guha nimero mu kanya mu minota nk'ibiri ube hafi. Isawa rwose kabisa mu y'imbere binzaze ndasure. Murakoze cyane. Turabashimiye mwadukurikiye, dushimiye Imana yadushoboje kugira ngo tutambuze ikiganiro. Amen. Hanyuma nkuko mubimenyera ikiganiro cyo nakagaruka, tuzongere tubonane ku wa 4 w'icyumweru gitaha. Yego. Guhera saa 2 kugeza saa 3 kuri Country FM 105 n'ibice 7. Murakoze cyane. Twabaha nimero. Yego. Inimero mwaduhamagaraho ni 079 18 26 3 5. Yindi 078 39 26 3 5. Hanyuma nanjye mwahamagara kuri 0784 42 57 iba no kuri WhatsApp no kumushaka kujya kuri groupe niyo yakoresha. Hanyuma indi yo guhamagara gusa ni 07 33 99 33 44. Bye bye. Bye.